Murwanyi we wicikirije urugamba rugiye kurangira rurarangiye wicikirije murwanyi we wicikirije urugamba rugiye kurangira rurarangiye wicikirije Yabona satani nyinshi murwanyi izo ndumva n'urusaku iby'umwanzi kwiga ubwa mbere warwanye urananirwa usubira inyuma ubundi urwanya ugukubira indwara yawe murwanyi we nibyo koko ingabo za satani nyinshi murwanyi we izo ndumva n'urwo rusaku iby'umwanzi guhiga ubwa mbere wararwanye urananirwa usubira inyuma ubundi urwanya ugukubira indwara yawe murwanyi we ubwo kw'ijambo rivuze haleluya izo nduru n'urwo rusaku nibikasho gusa ntacyo waba subirayo urugamba wongera urwane subira ku rugamba wongera urwane murwanyi we gutinya kwigira ubwoba urugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha subira ku rugamba wongera urwane subira ku rugamba wongera urwane murwanyi we gutinya kwigira ubwoba urugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha uri kumwe natwe murwanyi we uri kumwe natwe umuryango wa Yuda turwanira intambara zikomeye kandi tubona turyama tugakanguka mwami wacu ntacyo dutanga tubona tugenda tukagaruka mwami we urwana intambara ukica imigambi itakura abami tudahari urugamba ni wowe uruyoboye uzanesha urwana intambara ukica imigambi y'abandi itakura abami tudahari Yesu urugamba ni wowe uruyoboye uzanesha umwanzi wakurwanyije hamwe turamunesha twari kumwe n'Imana yacu turamunesha nubate kuri ntambara mwe kwirara mwe kwigira ku rugamba rwarangiye ategeye imbere mwubake mufite ariko mufite inkuru nziza nanyene natuyamuyitambere ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika amagambo
amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha. Nibacurange saba umuntu wese musaba umuntu akumwe wo guhaguruka ahagarare ku maguru ye. Umuntu wese wicaye nahaguruka ahagarare ku maguru ye. Imana ishimwe cyane. Tugeze mu mwanya wo kwihanurira. Tugeze mu mwanya w'ubuhanuzi ukomeye cyane. Imana ishimwe. Umuntu wese nakoze mugenzi we ikiganza. Kandi buri muntu wese nakoze mugenzi we ikiganza. Ugiye kubwira umubyeyi mwegeranye, cyangwa umugabo mwegeranye, cyangwa umukobwa mwegeranye, umubwire ngo ndabona ikiganza cyandika amagambo meza. Umuhanurire umubwire ngo muvandimwe warababaye warakubititse, ariko mbonye ikiganza cyandika amagambo y'ihumure, amagambo y'ubutsinzi. Umubwire ngo uratabawe. Twatangiye kandi mubwire ngo mbonye ikiganza cyandika amagambo meza, mbonye ikiganza cyandika amagambo yo gutsinda. Ntabwo ugipfuye, mubwire ngo ntabwo ugitsinzwe, mubwire ngo ntabwo bakigutereza cyamunara. Muhanurire umubwire ngo ntabwo abana bawe bacirukamo, muhanurire umubwire ngo ntabwo ucambaye ubusa, mubwire ngo kubura birarangiye, humura, kubera ko urugamba ari Yesu uyoboye. Mubwire ngo kwambara ubusa birarangiye. Muhanurire mubwire ngo ndabona ikiganza cyandika amagambo yo gutsinda, amagambo yo gutsinda. Nyamara birarangiye. Muhanurire ngo ndabona ikiganza cyandika, mbonye ikiganza cyandika ngo ntabwo gikozwe n'isoni. Mubwire ngo mbonye ikiganza cyanditse ngo ntabwo kimwaye, isoni ntabwo zikigukoze. Umusozi w'iwanyu uranesheje. Imana iratsinda. Imana iratsinze muyizamurire ibiganza. Imana iratsinze. Asante Yesu, kurano mama uratsinze, uratuneshereje. Ikiganza kiranditse ngo turanesheje, namara turwana kari Yesu uyoboye. Gatongani yasaidiki. Imana ishimwe. Ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha. Reka dusoze ubu buhanuzi. Nukuri ni mu mwuka w'ubuhanuzi kandi turi mu mwuka w'ubuhanuzi. Nimureka dusoreshe ubuhanuzi tuvuga ngo rurarangiye. Wicika intege, komeza urwanira aho uri mu kibuga urimo. We gucika intege uzanesha. Urangiye wicika dukomere Imana amashyi. Amen.